Tuzaba amaboko yacu mu kirere, duhumirize ku maso yacu, duhumirize amaso yacu. Data turakuramya, izina ryawe rishyirwe hejuru, Mwami wacu Yesu. Tugushimira umugoroba w'umugisha utarigeze kubaho kandi utazongera kubaho. Izina ryawe rishyirwe hejuru, Uwera wa Isirayeli. Duciye bugufi imbere y'icyubahiro cyawe, tukuzamurira amaboko tukubashye, Mana yacu y'imbabazi n'ubuntu. Tumaze iminsi twitegura iki giterane, tugisengera twitegura kukizamo. Mwami Yesu, turacyagutumira ngo tuzabone umwuka wawe ahindura ubuzima bw'aba bana bawe. Mwuka we tumuhaye ikaze. Muhanuzi Yesaya yaravuze ngo umwuka nuza azavura imvune zo mu mitima ari ku mwami wacu. Uwo mwuka ni urenga aho abantu batareba. Rebeka. Uwo mwuka ni uwishyira mu magufwa. Uwo mwuka ni uwishyira inzira bitaboneka. Umwijima wagiye imbere y'Abisirayeli ushyira inzira mu mazi. Uhindura amateka ubujyajuru urabugabanya. Mugaragu wagiye kuririmba ngo wohereje umwuka mu mazuru ukamisha inyanja. Iki giterane turakwakira Mwuka wera w'Imana, uzahindura ubuzima bw'umuntu wese uzakandagira. Uzareba ikintu gishya ku buzima bw'umuntu uzakandagiza ikirenge cyawe. Uzadukoreshe ibirenze twongere kudukoresha mu myaka twahagararanye nawe. Mwami, iki giterane kizajya gusoza imbohe zibohoka, kizajya gusoza abanyabyaha bahinduka, kizajya gusoza abanyamihamagaro bahaguruka, kizajya gusoza abatabyara babyara, kizajya gusoza iki gice cyose yahawe umugisha. Ku bw'icyubahiro cyawe Mwami w'abantu, twishimisha uwagiteguye, reka azaba ari umusaruro w'ibyo yifuzaga muri iki giterane. Twishimiye abagaragu bawe w'iteka bateguwe bazigisha, uzabakoreshe mu rundi rwego wigeze kubakoresha. Twishimiye abantu bose bazakizamo, Mwami, bazahabwa umugisha nawe. Twishimiye ibyakozwe, yaba ari umwigisha, yaba ari abaririmbyi, byose tubikurije hamwe tugukomeye amashyi tugushimira uburyo wabakoresheje. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Mugaragu agiye kuvuga ijambo ryawe, Mwuka wawe anshoboze kugira ngo abantu bahabwe umugisha. Data, ndasenga buri kintu cyose kitari mu bushake bwawe kimenagurike muri uyu mwanya turimo. Imbaraga zose zafataga imitekerereze, izo zose ndasenga ngo zikurweho. Ni wowe Mana imenagura ibihome byo mu bitekerezo, ni wowe Mana imenagura ibihome byo mu magufwa, ni wowe Mana imenagura ibihome byo mu maraso, ni wowe Mana imenagura ibihome byo mu nyama, ni wowe Mana imenagura ibihome by'uburyo butandukanye. Ijambo ryawe rikureho ikitagomba kubaho. Tuguhaye icyubahiro, shishwe gushyirwa hejuru. Mu mbaraga z'Umwuka wera twakiriye mu giturutse mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen, amen. Mana nziza ibahe umugisha, mwicare kabasuhuze mu izina rya Yesu. Ishimiye Imana iduhaye umwanya yambaye tube turi kuri uyu musozi, kandi ikindi by'umwihariko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Mumfashe tuyikomere amashyi menshi. Nta kintu cyiza nk'umushumba gutegura igiterane nk'iki ngiki, agatwara igihe giteguye, akagira abigisha ategura,
akabavugisha. Biranezeza cyane abo wateguye iyo ubonye Imana ibaguhaye. Ko nateguye ibiterane kenshi, akaba igihe haba ibibazo bonifuzaga ko baza nkabona ntibaje, ariko igiterane kikaba, ariko ntabwo byanezezaga kenshi, ari igihe ntabonaga umusaruro nk'uko nabonaga nateguye. Ndashimira Imana rero ku bwa Pastor Mugabo waduteguye, kandi turashimira Imana ko duhari tuzahabwa umugisha nk'uko Imana yabiteguye. Tuyikomera amashyi duhaye umwanya, tukaba duhaye. Icyo byarankomereye kugeza saa yine ntarabona igisubizo cy'ubukozi, ariko ugiye kugira umugisha mu minota mike mbona ibyari byitambitse Imana yakuyeho. Uyu munsi mfite amashimwe aturuka ku Mana, ko Imana yagiye neza kandi tuzahabwa umugisha. Mazina ni Mutijima Eugene, nturutse mu Rwanda ahantu bita Bushoga, itorero riri. Iyi ni inshuro ya kabiri nza kuri iri torero, ariko umushumba tumaze iminsi tuziranye ndetse turi inshuti. Nongeye kumushimira ku rukundo rw'icyizere yangiriye, akaba anyakiriye kugira ngo duheshe itorero ry'Imana umugisha mu ijambo ryayo. Pastor, twongeye gushimira n'itorero ryose, umuryango wawe, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe na Reverend Rusine, nk'uko yabivuze, ni inshuti yanjye tumaranye imyaka myinshi. Twahura mu giterane abwiriza, ni njye wamusabye kuba inshuti yanjye, ndayimusaba aranyemerera. Njya kumusura, ngera ku itorero, nawe aransura, turakomeza turatubirana. Imyaka yose ishize, uyu munsi Imana yacyaturindiye ubumwe bwanjye nawe. Yampamagaye ndaza, abagiye mu giterane ndicara akabwiriza, nanjye mfite igiterane ndamuhamagara, ngwino tujyane tubane, akaza. Reverend, Imana ibahe umugisha, kandi Imana izakomeze kuturinda n'isi ubuzima bwacu. Damu wanjye aramuzi, waranzi, turaziranye, n'itorero tuzi, tumara igihe kirekire. Imana ibahe umugisha, twagutumwe tukaguhamagara ukaza. Shima Imana ko umukozi w'Imana, Mushumba Karamusi, n'umwe mu bashumba bakuru kandi twizera, inyangamugayo n'inararibonye. Pastor Mugabo yambwiye kuri inshuti yawe cyane. Imana ibahe umugisha. Ngeze kuza turabana, tangira umurimo hariya mutuye n'abashumba bacu cyangwa bazi ba Pastor Rutebuka, ba Reverend Bigirumuruzi. Imana ibahe umugisha. Abantu bakuru nk'aba gutwariye bakaza bakicara, ariko Imana ishimwe nanjye ko iyo impano yayimpaye. Muyinkomere no mu mashyi menshi. Ntabwo ifitwe n'umushumba gusa, nanjye ndagenda biga kuko nkunda kwiga cyane. Igiterane kiri nkiga kugira ngo ushobore kumenya, mpinduke, ushobore no gufasha abandi, menya no kuzigisha nabizi. Rero mushumba, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Uma pasiteri iyo twavuze pasiteri nawe twamuvuze. Imana ibahe umugisha, mwarakoze kutwizera mukatwakira. Ndashimira kuba abakozi b'Imana, Pastor Rwamunono, Imana ibahe umugisha, watuyoboye neza, yaratwakiriye hepfo hari yiwe, dukorayo umurimo mwiza. Kristo bene inshuti zacu cyane, turagushimiye ko twongeye kubonana. Shima Imana kuko umukozi w'Imana Elias, mufashe tumukomera amashyi. Ngino mu bahungu bacu twatojeje ari abasore, barahaguruka. Umusore mwiza akora umurimo w'Imana, turamushyingira, arashaka, tumuha n'umurimo. Ni umugabo tumaranye iminsi myinshi, ni umwigisha w'ijambo. Byanejeje cyane nkubonye. Imana ibahe umugisha. Ni umuntu ukunda ijambo kandi nawe akaribwiriza. Mpawe umugisha rero ko nongeye kukubona uri hano, kandi nkasanga uri inshuti y'itorero. Mumfashe nawe tumukomere amashyi menshi. Aba basore rero nk'uko babivugaga, yaba ari Zimurinda, Imana ihagurukije muri iki gihe ku nanga. Kenshi njya mumubwira
cyagomba kwirinda kugira ngo atazabura aya mapesi uko yarabura nubwo mureba agaragara aya ngaya murayareba aya rwose urayabura neza ukajya ukanga ntuyahuze kandi wari uyazi neza. Turamushimira rero ko Imana ikimurinze nko mu bacuranzi beza kandi Imana ihamishizeho umwuka wayo kugira ngo acurange mu gihe cye. Wakoze cyane, Imana ikumugisha. Fisi nk'uko abivugaga hari minisiteri babamo umujyanama wabo nkabafasha. Umuhogo mwiza kiri muri kaminuza yazaga iwanjye, abana baramuzi, madamu aramuzi, ku rusengero baramuzi, ariko uyu munsi yarashoje ari ahantu nawe hari ahantu harimo kudoda ihema muri iyi minsi. Warakoze rero, abahirya ya Kigali niho hakorera. Wakoze kuza kugira ngo dushobore gufatanya gukora umurimo w'Imana. Yariko Imana iguhe umugisha. N'umusore wacu mu rusengero kumushumba ubyara kwa Refrani Gitebuka, umusore mwiza Imana yahaye impano yo guhimbaza no kuramya. Turizera ko nafatanya na Fisi umuriro uzaka. Igitondo baratangira kare, ikirere bagitunganye, abarindi binjiremo ahantu hameze neza. Twifujira ko twazana nabo ndetse n'ababazi. Babazi n'umwana wanyu, ariko muri minsi ari mu Rwanda. Twaje naratubona ageze mu Rwanda, twirwa turaterana aho tubana. Ni umukobwa mwiza kandi ukunda kuramya Imana. Umukobwa wanjye Oliva ni umwana mwiza. Imana yamusanye yaraboswe n'imbaraga z'umwanzi, ariko Imana tugira ubuntu turamusengera, agenda abohoka abaha mu buhamya ni ibintu bikomeye. Ariko nabonye Yesu ko akora ikintu gikomeye cyane. Biremwe mu bihamya Imana yabohoye. Umwanzi yari yamushyize ahantu kure. Amwanya dufite wenda tuzabona umwanya tugenda tubivuga. Akunda Imana kandi umunsi aracyagenda abohoka. Muzamubona abyuka kare. Abadiyakoni baraza kubafasha imirimo ntajya aryama. Abantu n'abantu twazanye, Imana bamugisha mwinshi kandi tuzakomeza gukora umurimo w'Imana. Hari umushinga mugenzi wacu tuzafatanya igiterane. Bishop Nkurunziza ejo azaba yageze hano, yagize ikibazo kitatumye uyu munsi aza. Damu yari amaze iminsi arwaye, ajya kwa muganga. Umunsi iragera kujya kumucisha mu cyuma, bakore kontorori barebe uko ameze, hanyuma mu gitondo aze kuza. Tuzaba turi kumwe kugira ngo bamwe ntabwo bamuzi, ariko batakanguza aramuzi muri muganga cyangwa nabo b'uburaho. Ni umugabo w'Imana mwiza, uzamukunda. Umwigisha w'ijambo ry'Imana, mu rusizwe amavuta. Imana yashyizeho umwuka wo gusengera abarwayi. Tuzafatanya tuzasengera abantu b'Imana kandi tuzabagira neza. Ndetse na Reverend Gusinya ni abagabo bubyutse iyo turi kumwe nk'itsinda. Imana tugira ubuntu, toro ryatwakira rigasiga mu musaruro. Sibyo pastor? Uyu mugabo rero biro bigana gutya. Urafite ibiro byinshi biremereye mu mwuka. Wakoze Reverend kutubaho ukaza kandi dufatanye, wenda atazigisha cyane cyangwa atazabona n'umwanya, ariko twishira mu gusengera abantu b'Imana. Tuzafatanya duheshe abantu b'Imana umugisha. Ibyo nabyo byari ngombwa. Mvuyo reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Duhuze ibiganza dukomere Imana wese. Igiterane cyiza, ifite insanganyamatsiko nziza kandi cyiza no insanganyamatsiko cyangwa ijambo tuvuga aricyo kintu n'ubundi cyazanye Yesu. Iyo tubonye Yesaya muri 61 igitabo cya Yesaya, berekana ibintu bizaba bimuriho n'icyo azaza gukora. Yesu ashimwe. Kuza Paul ngohe. Uyu mugabo rero twaramubonye, yabahoye ubuzima bwacu, yabahoye ubuzima bw'abatuyoboye, aho twahagaze ntabwo yageze adutererana. Turizera ko muri iki giterane hari abantu bazagirira neza. Turizera ko hari imbahe z'uburyo bwose zizabohoka. Mwenda mutumire abantu, n'urwaye niba bishoboka ari kwa muganga, muzamuzane, Yesu azamukoraho akire. Ibyo turabyamamaza, turabyizeye, turabibonye kenshi, ndetse no muri iki giterane muzabibona. Indwara zananiranye
ibyananiye abaganga, ibyananiye imiryango, uyu mugabo witwa Yesu twatumiye muri iki giterane niwe wa mbere watumiwe, niwe itora rimaze iminsi ritumira muri mu masengesho, natwe tumutumira ku busabe bwacu. Ntabwo azagutererana, azabara kandi imirimo yakoraga ubushize n'uyu munsi aracyayikora. Umwuka w'Imana ari hagati aha ngaha kugira ngo akore ibintu bikomeye hagati y'ubugingo bwacu. Haleluya! Badusomere ya nsanganyamatsiko ncemo ko amasaha aragiye, ushobora kudatindayo, nitubona umwanya tuzayihera. Badusomere Yesaya, Luka igice cya mbere, ariko mbere nyuma 68 mwihute mu 65, hanyuma hace ushobore kuba twakihuta tubarekure mutahe. Umwami ahimbazwe, Imana ya Isirayeli, kuko igendereye abantu bayo. Imana yahimbazwe, Imana ya Isirayeli, kuko igendereye abantu bayo, kuko igendereye abantu bayo, ikabacungura. Ikomera amashyi menshi mwoka byawe, ikabacungura. Kandi duhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi. Kandi duhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wawe Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa kayo kabera, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera bahanuraga ahera uhereye kera kose, kudikiza abanzi n'amaboko y'abatwaga bose, kugirira abasogokuruza imbabazi. Kugirira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Komera amashyi menshi cyane. Uyu niwe tuzababwira, niwe mwizeye. Uyu umuhanuzi Zakariya arimo kumupfuka amuhanura, yamuhanuye araza kandi byamuhanuyeho byose yarabishoboje. Uyu twaramubonye akora ku buzima bwacu, mwaramubonye n'iki cyumweru turaza kubona akora ibintu. Haleluya, haleluya. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 3, tubona amaboko y'abanzi yinjira kuri sekuruza wacu Adamu. Imana yaremaga Adamu, yaramuremye mushyira mu Edeni mu kibera bibuke, ishyiramo ibiti birenze 3. Yarangije muri bya biti iramubwira ati igiti cy'igikundiro gabyenzi byacu muzajye mu biti uko mushaka. Iremamo n'ikindi giti cy'ubugingo, iremamo n'ikindi giti hagati muri yabo yari yacetse kimenyesha ikibi n'icyiza. Yarangije kubwira abantu umunsi mwariya kuri iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza, amaboko y'abanzi banyu bazinjira. Nimujya gutya mukakijyaho. Igiti cy'ubugingo ntabwo kibagusaga, igiti cy'igikundiro n'ibindi byose byari imbuto nziza ntibagusaga, ariko urabona mu munsi mwariya igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, uwo munsi amaboko y'abanzi banyu azinjira kugera no ku rwego rwo gupfa muzapfa. Buriya gupfa ntabwo byari isezerano yacu, ahubwo ni amaboko y'abanzi yadufashe. Yasashimwe. Adamu na Eva babitaho, umunsi umwe inzoka irabasura, umwanzi arabasura, ati Imana yarababeshye umenye ubwenge bw'ubwami. Barasoroma baryaho. Ikintu cya mbere cyababayeho, bagiye kubona babona ubuzima bwabo burahindutse, babona bambaye ubusa. Ako kanya babonye amaso yo kureba ikibi. Ako kanya kandi barishyibonaho
sashimwe amaboko y'abanzi arafata mu mirimo ituma amaboko y'abanzi abafata ni ukutumvira. Iyo tumviye ijambo ry'Imana rivuga urabona twigisha mukaranga ntubyiteho mukagira ngo wera ni inyungu zanyu kuruta twe tubigisha. Uba ugomba kundeba n'amaso yawe yombi n'amatwi yawe yombi kuko umugisha mwinshi uwawe. Itorero aho rigera rimenya niho rigera ritsinda. Itorero aho rigera rimenya niho rigera ribohoka. Murabyumva? Haleluya. Patavuga itorero ubuzi tumira bigisha baryigishe. Haleluya. Haleluya. Kuko imbaraga z'itorero zijyana mwende ni ijambo ry'Imana. Kabica ijambo ry'Imana rivuga ukabikora, kabica ijambo ry'Imana rikubuza ukagitinya kugira ngo utazishiza umufumo amaboko y'abanzi ntazave mu rugo rwawe. Dufite umugisha Imana izatugirira neza, tuzasanga ijambo ry'Imana kandi uzahabwa umugisha n'Imana. Haleluya. Abo kanya babona ikibi cya mbere ntabwo bakibagiwe ku nshuti zabo, nibo bakibonyeho. Umwanya juri abona yambaye ubusa, none abonye undi abona yambaye ubusa, atangira kuja gute kwikigana. Ikindi cyakurikiraho Imana ije kongera kubasura no kubaganiriza, batangira kwigisha mu maso y'Imana. Barahunga icyaha cy'umugisha Imana. Icyaha barimo bahunga ufite igisubizo. Amaboko y'abanzi babo arishira uherekane bazamuka. Ikindi cyabayeho Imana irukana mu busabane bwayo na Metero. Yesu n'ibice bibiri ibice bitatu umurongo wa 22 ibakuramo kugeza ku rwego rwo kuri Metero. Ariko muri komera Imana bashina mvuge ijambo. Yesu kuri ibyo bice bitatu umurongo wa 22 kugeza kuri 24 iravuga ngo Imana ibakuramo kugira ngo batarambura ikiganza bagasoroma bakagera ku giti cy'ubugingo. Urwo ni urukundo rw'Imana. Bakarabira mu cyo bita icyaha. Imana ibakuramo ishyiraho abakerubi bafite inkota yica icyo bita inzira yabasubizaga mbere. Babajya inyuma y'urugo wa mugari w'ukiza, bajya inyuma y'urugo rw'Imana. Ariko amaboko y'urugo mazi byinshi asisi Imana bakuramo. Imana ishimwe kwita Imana yabikuyemo kugira ngo abantu batarya bakaramira mu cyaha kugeza n'umunsi nyoko muntu ikabiragiye mu cyaha. Imana ishimwe ko yakuye umuntu ngo byari bikomeye ikabashyira hanze kugira ngo ubone tuzabahagurukiriza ihembe ry'agakiza twasoma. Ishimwe cyane. Bagumaho amategeko araza, ibindi byose biraza, ariko byose nta byabazaniraga kubakura amaboko y'abanzi. Ejo bundi hepfo icyari cyarasohoye kiraza, umwana w'amaraza yoga byane mukomere mu mazi. Haleluya. Wongeye kumenya amashiro kabyara ni igitangaza gikomeye cyane. Yaba muzarusine mu gutegeka kwa kabiri 18 Abisirayeli yizeye Mose arangije arabwira ati mu minsi iri imbere nzagenda, ariko Imana izahaguruka umuhanuzi izashyira amagambo mu kanwa kawe kandi azabakiza amaboko y'abanzi. Imana ishimwe ibyahanuwe ko byasohoye. Kubera muzakunde Yesu yanyishije uburayi maze iminsi 47, abaganga barananiwe, abadogiteri basashika barananiwe, ababyeyi banjye barananiwe, amashyamba n'abarabigurishije. Umwami wo kabyara cy'abakozi b'Imana baransengera ururimi rwanjye rwagaruka.
arangije aramunda impano ye, arangije rero wo kwizerwa arambwira ngo genda wigisha abana banjye ubayobore. Igihe yakoraga umurimo we yabonaga n'uwo kwizerwa mushi, ngewe ninanirwa kuba wo kwizerwa, ariko umunsi nahawaga inshingano umwami abyemeye uyabonaga n'uwo kwizera. Kandi nawe nuko niko Pawulo yabivuze. Uyu mugabo rero nta mbaraga na zimwe atagukuraho, nta maboko namwe atagukuraho, nta bushobozi na bumwe atagukora mu buzima bwawe. Mbonye kubera kunda zahiriye zikongera zikonka, mbonye kuba ababyeyi abana bamaze imyaka n'imyaka, mbonye shinzira badafite ishinge na rugero bakubahwa, mbonye kandi icyubahiro aho kitari, mbonye ahuza abana na ba nyina, mbonye nawe igikundiro ku babyeyi abatwara n'imiryango bakongera bakabemera, mbonye akura abantu ku cyafu akabicaranya n'ibikomangoma. Amasaha aragiye, ntabwo dusubira inyuma. Kansaba icyanditswe kimwe cyo muri Mariko ibice 5, dusenge dusohoze muzazekane. Mariko ibice 5 umurongo wa mbere. Hirukanse muvugeho. Urebe makura abantu maboko y'abanzi, imbaraga zose zitabakuraho. Yego, amafaranga atabakuramo, imiryango itabakuramo, ubushobozi butagukuraho, ariko ibyamuhanuwe byose bigasohoka. Gatanu umurongo wa mbere. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawamukibona icyo ashobora kumubohesha. Ako karo aho hacaka ngo yabaga mu mva ntawamukibona icyo ashobora kumubohesha, naho waba umunyururu, kuko kenshi bamuboheshaga ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akazicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuboha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amaguru. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye Yesu mwana w'Imana isumba byose. Yesu ntabwo aravuga, ahubwo aramubonye byonyine. Murahirije Imana amaboko y'abanzi ari ku buzima bwawe, yumve gusa Yesu ataravuga ubaho uzasubire mu rugo gusa. Murahirije Imana ntunyice urupfu rw'agashinyaguro, kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramusubiza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu, kuko kuri uwo musozi hari umugabo w'ingurube nyinshi cyane zirishe. Nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjireho. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube. Umugabo wiruka ku gacuri zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari n'ibihumbi 2. Yese ku murongo wa kangaho? Ku murongo wa 13 tugiye ku wa 14. Ugeze 15. Abungeri bazo barahunga babibwira abo umudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu yari, basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni, yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Mukomere Imana amashyi benshi. Pastor, wasomye n'izaburi nashaka nkabumva mukanya tugasenga minota mike. Ijana na kane.
Murango wa 20 wa 30 tuwale kule mutari cyo gusaseka 104 ku murongo wa 30. Igihugu cyabo cyuzura ibikeri mu mazu y'abami babo. Ijambo rya Soma 105. Wohereza umwuka wawe bikarema. Banerekereraho yashaka ayo ngwimani yohereza wohereza umwuka wawe byarangiza bikagira bikarema. Mukomere Imana amashyi menshi. Twizere ko umwuka w'Imana uri aha hantu kandi igikurikiranywe kinezeza n'ukureba. Igihe umugabo yavugaga umwuka w'Imana yarambuye niba kuvuga umwuka w'Imana ndiwe n'abandi bazahagarara aha umwuka w'Imana azaba bariwe kandi Imana izawohereza kurema bimwe muri mwebwe mudafite. Muyikomere amashyi menshi. Turebe twavuga gushyira amaboko y'umwanzi wacu tuyakishijwe n'umugabo witwa Yesu. Ikiza no kuvuga umugabo twabonye ndetse n'imirimo ye ihari igaragara. Iyo yakoze muri twe iyo dukoresheje n'ibyabonetse byera bigaragaza aribyo jambo rye. Haleluya. Ibyo bihamya uko ari bitatu. Ibyo yakoze mu buzima bwacu, ibyo yakoresheje ibiganza byacu n'ibikorwa bye byo biti byanditswe byera. Umuntu bageze kuvuga ijambo mvugabutumwa yumva arababaje. Ariko turavuga iby'abana ariko n'abahuka bavuze ibyacu. Dusohotse namubwira yari inshuti yawe mu makosa ujya ukora ntuga n'icyo uyikosa. Ibyacu n'ubwo Imana yabikorosemo ariko ntabwo byahumekeye ko byanditse. N'ubuhamya bwanjye bakandika muri kariya gatabo nabuvuga mu biterane 3 ariko ibyanditswe byera byahumetswe bifite izindi mbaraga biriho siri y'umwuka wera. Nta mbaraga zishobora kubyinjira. Barabona ukuntu ushobora gufite isuka ukanagamo igikombe cy'amata uvurafu ibi biriho wabifunga ntabwo byongerwaho gahoro. Bifite umwimerere wabyo udashobora guhinduka. Ndabyemera n'ukanga bikunda. Muri uko gukira kwanjye narabisemaga mu virwari yagiye byazanye gukira. Mpamvu iri jambo ni iki? Ahari umunsi umwe uyu mugabo turimo kubabwira agenda mu ivugabutumwa rye agera ku mugabo wari warafashwe n'amaboko y'abakomeye n'iyo haya kuri uwo murongo ngo tuzayisenga tudatinya turi imbere ye. Urushinzwe umugabo umaze gukira amaboko ye y'abakomeye yari irengeye imbere nta turahagera. Iyo amaboko y'abakomeye agufite icyicaro cyawe kiba gitandukanye n'icy'abantu. Iyo amaboko y'abakomeye agufite ahumva abatandukanye n'abo abandi baba. Birabuze amaboko y'abakomeye yari yaramukuye iwabo amujyana kumutuzayo umva. Ntabwo yagize ubwenge umujyana iwabo kubera amaboko y'abakomeye. Iyo amaboko y'abakomeye ari ku mugore amujyana mu bapfumu atari we kandi azwi icyo bita abapfumu n'Imana. Imana bamuka ukaba wifatanyije n'abo Imana irwanya. Ntaho utandukaniye na wa wundi amaboko yakomeye yari yarajyanye mumva kandi mumva ntabwo bari. Biraba ngo yarabaheshejwe imigozi bamuhesheje iminyururu akayica.
iyo amaboko akomeye yakuriho barakubwira ngo reka iki ingaruka zacu nizi. Iryo jambo bakubwira ukarica ukarihindura amazi, kuko ntabwo impanuro y'ababyeyi, ntabwo impanuro y'umugabo wawe, ntabwo impanuro y'umushumba urayica, ntabwo ikomeza, ntabwo ari wowe ahubwo ari amaboko y'abakomeye. Imana ishimwe ko yohereje umwana wayo akaba agomba gucaho buri muntu wese amaboko yose yatumaga atumvira ngo yaramwumva, kandi ikintu gikurikiyeho aba yesheje iminyururu. Muri ako dutaha twese ntabwo turara, ntabwo turarana. Twebwe dukorera abantu deliverance, tukabasengera, tukabaganiriza. Usiko abagore bamwe bataraha bararana nabo bita abagabo banyujo. Urabyumva? Mfite umudamu ntimwamumenya n'umugore wa Gisina n'umubiri. Twakoze amasengesho kampeni batwabona nawe yarateze kubohoka. Twarabigishe Imana ikora mu rwego arazi, turamusengera. Hari amaze kugwakira ko abana bake uburyo umuhungu yarabaye cyane ava yarazi. Nariye twabwirizaga afatwa bya bindi Pastor Rusine yavugaga, ananirwa kureka igitapfuma kitanu, tukamwirukana n'abarangi akabohoka agataha. Twagaruka Matiyana akaza abarangi buzuye. Rimwe mfata inkoni ndabura ngo nzamukubita, mbwira ikintu kikuboha gusengera buri gihe. Aragata ati darizana nagera hafi y'urusengero hari akantu k'akavuga k'umuyenzi, ati kagashyira munsi y'umuyenzi, nataha kongera kandi icyo agashyira munsi y'umuyenzi. Amaze kubyatura abiyumviriye ndamusengera itabi riragenda. None hasigarana kutabohoka kundi. Kera yari yashatse umugabo, uwo afite mu wa kabiri ashatse umugabo akaba arapfa, gatutira ubwana apfuye ashaka undi. Noneho umugabo wa mbere wapfuye akajya amusanga nijoro, atangira gusiruka umugabo we nyamugabo, ahubwo akunda wa mwuka w'umugabo wa mbere wapfuye yashyingiye gutukura. Urabyumva? iyo umugabo wazaga nijoro ahinduka umugabo wa nijoro, akirukana ukarakara. Aho ni hano abantu barara nk'uko yavuga amaboko y'abanzi yamurazaga mu mva. Icyo ngicyo iyo amaboko y'abanzi agufite uraraho abantu batazi. Bamwe bakarara bari inyama z'abapfu. Hari ahantu twagiye tugiye gusura umukristo, twari tujyanye hariya mu kanya gato tujya kubona utwana tunyegambiriye tuzinga ibyo twari turyamiye, ndabaga twihoreye tujya kubona tuna dutangiye kwikora ngo turanye. Urabyumva? Tuje kutubaza batubwira ngo hari abantu bakubwiraga ngo nibaze kandi babazanye imisango. Amaboko y'abanzi ashobora kukuraza aho umuntu uri kumwe atazi. Biratubwiye ngo uriya mugabo yabaga hehera akamumva. N'amaboko y'abanzi ashobora kukujyana aho umugabo wawe murarana atazi ntamenye aho urara. Ariko Bibiliya yatubwiye muri Zaburi ngo yohereza umwuka wayo hakabaho kuremwa gushya. Imana ikakuremera aho urara hashya. Imana ikakuremera ubuzima bushya. Imana ikakumenera impinduka nshya. Haleluya! Haleluya! Umunsi umwe Yesu agenda mu kirorero ahura na wa mugabo wabaga mu mva. Bibiliya ivuga ngo yashakurizaga mu misozi. Yaratuye uko yavugaga. Iyo rero umugabo yagucishije amaboko y'abanzi n'imvugo yawe urabanza ugakira aho wabaga. Haleluya! Icya kabiri, imivugire yawe irahinduka. Imana ishimwe ko iyo dukijijwe
wayikomeye amashyi menshi mwuka byawe. Haleluya. Ejo hari umukobwa wabasha guca mu irembo iwacu Cyonyo, twari twicaye babana mu mudugudu bacaho, umwana yasohoye ibitutsi mperuka kumva kera. Abanyakigali baje, abantu baba baje, iyo rero maze gukira amaboko y'abana nagusakuriza ku misozi, ijambo ryawe barifite umurongo, ijambo watura ku bana bawe barifite umurongo, ijambo ryawe usubiza umutware wawe wakubashije barifite umurongo, ijambo ryawe umuntu akubashije barifite umurongo. Ariko iyo abanzi utarabakira urekura ibintu biteye isoni bikayoberwa niba ari imyaka. Imana ishimwe cyane. Ikintu rero Imana yakijije, Yesu yakijije umugabo, icambere yamuhindura aho yabaga. Muri iki giterane Imana igomba guhindura ubuzima bw'abantu aho babaga bagahinduka, kandi n'abantu igahindura isi y'umwuka, yamara guhindura isi y'umwuka waho wabaga, ugashaka umwuka wawe ukunda isi kuruta gukunda inzu y'Imana. Abo rero ni amaboko y'abanzi. Murabizi abadamu ba kera iyo basomaga, sinzi ko n'ab'iki gihe, wasangaga hari ibintu batwaje, ugasanga aratwariza igitaka umugeni kuko hari imbuto yakiriye. Haleluya, haleluya. Iyo rero amaboko y'abanzi agukize, yakuyemo, nawe ugira ukunda mu nzu y'Imana, ukunda ibintu by'Imana. Hari ibyo muhurwa kuko iyi jambo tubabwira n'imbuto birakora. Hari ikiganiro cyitwa bikora bite kiba kuri radiyo Rwanda. Iby'umwuka rero ntiwamenya uko bikora nk'umuyaga, ntibigaragara ko birakora. Iyo turibabwira mukaryakira ribatera n'ibintu bibiri, urahamuye, ribatera guhurwa, ribagatera n'icyo bita gutwariza. Nk'uko umudamu iyo yakira imbuto atwariza, ntabwo ari ukurarikira mu Kinyarwanda cyuzuye, ni ugutwariza. Noneho rero ugahurwa icyaha, wowe bigahindura ugatwariza amateraniro, ugatwariza gusenga, ugatwariza kwakira iteka kubaha ijambo ry'Imana, kuko rya jambo ryakugezemo riramutera ibyo rikunda, ibyo gahunda. Amen. Iyo ukiza amaboko y'abanzi rero icya mbere uhindura aho wabaga mwishimye, kuko amaboko y'abanzi niyo agukundisha abagore b'abapfapfa, ntabwo ari wowe. Wakundana ute n'umugore utukana? Wakundana ute n'umugore ibyo waba mu rugo byose abizana akabimena hanze? Ubu uramuhurwa kugira ngo atazakwangiza ingeso nziza zawe. Wewe yabaga hehe? Mumva. Nta kindi cyari cyaramujyanye mumva, ni amaboko y'abanzi. Iyo amaboko akurekuye icyicaro kirahinduka. Biravuze ngo basanga atari mumva, ahubwo yicaye imbere y'ibirenge bya Yesu yumva amagambo ye. Iyo rero tubwiye ngo tuzayisenga tudatinya turi imbere yayo. Amaboko y'abanzi agukura mumva, agukura mu idatunganye, akakuzana imbere y'Umwami Yesu. Urabyumva? Icya gatatu ngo basanga yabaye neza. Yesu ashimwe. Iyo amaboko y'abanzi akurekuye, imyambarire yawe y'imbere irahinduka. Umuntu yakorera mu isi y'umwuka, yahera imyambarire yawe y'umwuka akabona wambaye imyambaro
rwabaye ubusa mu nzu y'Imana. Ishobora ahantu gusengera byabega abadiyakoni bo baratungutse, mwe mwamice ntabwo mwabibona, bafata abakobwa batatu barabiruka, bambaye imyenda imeze nk'abagiye ku isoko ushaka ababagura. Uko yakavutse rwose umuriro nta maboko y'umanzi yari yaramujyanye hariya, ariko iyo akize ngo bamusanze imbere ya Yesu. Icya mbere icyicaro kirahindutse, icya kabiri imyambarire ye ngo basanga yambaye neza. Imana ishimwe ku itorero iyo rimaze kwereka agakiza, ujya kubona ukabona imyambarire yaryo irahindutse. Twebwe twareba imyambarire baratubwira ngo ariko mufite abazungu babigisha kwambara. Oya, twari twakiza amaboko y'abanzi, ahubwo tuzi imbere y'Umwami n'imyambarire yacu irahinduka. Mukomere abashyitsi ngiye gusoza ngo icya gatatu basanga afite ubwenge bwose. Icyicaro kirahindutse, imyambarire irahindutse, ndetse n'ubwenge burahindutse. Amaboko y'abanzi akora mu mwuka, agakora mu mubiri, agakora n'icyo bita ibitekerezo. Ugasanga umuntu mu mwuka yarapfuye, mu mubiri yarapfuye, ndetse n'ibitekerezo yarapfuye. Ariko umugabo Zakariya yahanuye yaje akora ku gice cy'ubwenge. Wajya kubona ukabona ubwenge bw'umuntu bwarahindutse pe, wajya kubona ukabona igice cy'umwuka cyarahindutse pe, kuko igice cy'umwuka nicyo kijyana n'imyambarire. Basanga n'igice cy'umubiri kigendanye n'imyambarire cyaratunganye. Iki cyumweru bafite igice cy'umubiri gifite ikibazo, umwuka w'Imana arahari kugira ngo bamare ibice by'umubiri bizima bibohotse. Bafite igice cy'imitekerereze, ijambo ry'Imana ribikoraho bihinduke. Bafite igice cy'umwuka gifite ahantu kirara, aho kijya. Muri iki giterane twogezeye umwuka w'Imana usakura kuri ibi bice, umubiri ugakira indwara, ibitekerezo bigahinduka, igice cy'umwuka kigahinduka, imihamagaro igahinduka, ubwenge bugahinduka, n'igice cy'umubiri kigahinduka. Ibice ko ari bitatu, ibi byose umwuka w'Imana azabikoraho muri iki giterane, kugira kandi n'imanza akunda gufata no kubona. Yabitangaje mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana azakura umugezi ku bitekerezo, amavuta y'Imana azabahora imibiri, amavuta y'Imana azakura umwuka aho bararaga, azongera bukangure, azongera buzamure. Ari imihamagaro yari yahirimye, umwuka w'Imana azayihagurutsa. Ari Imana zari zarahirimye, muzamure Uwiteka Imana icyubahiro. Muri iki giterane twiteguye umugezi w'umwuka wera kuzaba atembatemba afata kuri aba bantu. Nitumara gushyira amaboko y'abanzi, tuzayisenga tudatinya, turi imbere yayo. Uyu mugabo ntabwo yongeye gusubira mu mva, uyu mugabo ntabwo yongeye gusakuza, uyu mugabo ntabwo yongeye kwambara ibintu bicitse. Uyu mugabo ubwenge bwe bwaratunganye, kuko yakize amaboko y'abanzi. Ibyo bibazo umubiri wawe n'amaboko y'abanzi, ibyo bigena ibitekerezo byawe bikaba byaranze n'amaboko y'abanzi, ariko ngo umwuka w'Imana akora ku bwenge bugahinduka. Umwomere icyubahiro umwami w'abantu. Haleluya! Hari abantu ibitekerezo byabo byari byarapfuye, ariko Yesu abigezeho arabihindura. Mpabuke dusenga Imana yacu, mpabuke ku maguru yayo. Twisinabukano mbere y'indirimbo yo kuramya Imana, turamya Imana, uteremo ibitero bibiri, dusenge. Mwabaretse kugenda tuba dusenge. Ubundi byari saa 11 turegeje iminota 20. Tubaye n'abavunagura, ariko mwanya tuzinjira mu ijambo irindi kuri rindi. Katuramye Uwiteka Imana, dusenge. Hari byinshi uhura nabyo bikabaza, nawe watakambira ugasubiraho ukumva ntacyo bikikumariye.
mutinda n'abasezera Itunyura mu biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya ntibiheraho bigatume uteshuka ureka Imana kandi ndahemuka tuyizera yasezeranye kuzabana natwe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda kandi rizahera tuyizera tunyura mu biruhije tugiye gushima uyu mugoroba igihe gitoya yesu data turakurama wera Twakwakiriye mwuka wera w'Imana bashyira izina ryawe mana duciye bugufi munsi y'ukwera kwawe no gukomera kwawe ishimwe turakwakiriye mwami w'abantu awera nkawe jehova jyayo turakira ubwami buri hagati muri iri teraniro uyu ni umugoroba turakira ubwami buri mwami w'abantu turakira ubwami buri mu izina rya Yesu data tumushyize ninde wahwana nawe mwami w'abantu izina ryawe riraremereye izina ryawe rifite imbaraga zirenze ubwenge bw'abantu tugiye guhamagara
turaca buri ngo yose, turaca buri ngo yose, turaca buri ngo yose, turaca buri gahato kose, turaca buri bwami bwose, turananiza amarembo y'ikuzimu, turananiza amarembo y'ikuzimu, imbaraga zifata intekerezo, imbaraga zifata imibiri, imbaraga zifata imitekerereze, izo mbaraga ndazivunagura, izo mbaraga ndazivunagura, izo mbaraga ndazivunagura. Uwo mwuka ndawusenyera, uwo mwuka ndawuca, uwo mwuka ndawirukana, uwo mwuka ndawusenyera. Turakira ubwami bw'Imana Data, turakira ubwami bw'Imana Data. Muzamura amaboko yanyu imbere y'Imana. Ntabwo tuzatangira n'igiterane turambikaho ibiganza. Komereza amaso yawe. Ndagira ngo umwuka wawe uva aho wari ufatiwe utangire kwatura. Ntari nashenga. Ndashaka ko buri muntu wese abumva ururimi rwe, keretse utari umurokore. Buri murokore wese asenga. Womereshe ku maso yawe. Ndashaka ko murekura ijwi. Murekura icyo bita ijwi. Musenge, murekura ijwi. Murekura ijwi musenge.
bafite mw'Imana. Haleluya. Data turagushimiye kuko uyu munsi Akwakiriye mwana w'abantu. izina ryawe rishyirwa hejuru aho vateye. Urakoze. Tugushimiye bene data wabahoye bakaza mu materaniro kubahungisha. Haleluya. Tugushimiye ijambo ryawe ryo kuri uyu mugoroba. Izina rya Yesu. Nk'uko imbuto itabora Izina rya Yesu. igenda rikora umurimo mu buzima bw'aba bantu. Imitekerereze yabo, umwuka wabo aho yarafashijwe. Imibiri yabo ishire w'imbaraga z'umwuka wera. Twarakiyogisha ubuzima bwabo. Icyubahiro cyawe Mana kigumize mu Izina rya Yesu. Buri mbaraga yari muziritse. wabiri munsi burambure bari hejuru Yari y'abantu. muziritse. Izina rya Abwira abisirayeli bakomeze bagende. Amaraso ya Yesu. Kandi twamuye Amaraso ya Yesu. Genda ibyatangiraga gakurwa imbere yakura mu izina rya Yesu. bakomeze baje Genda mu izina rya Yesu Kristo. buri muntu wese afate abarwayi fata abarwayi Kwambare mu izina rya Yesu. buri mwana wese umwuka Ategeka buri mbaraga yose. kandi dusengeye buri gihe cyose kurwaye cya bose Wari umuziritse. umwuka wawe akibohora Yakura. Yakura. umwuka wawe akibohora Wakinyambaraga we. Yesu. ibyanditsika bibiri yawe Ni muzima. ibyanditsika bibiri Yesu. ibyanditsika bibiri yawe Genda. mu izina rya Yesu Genda. Sohoka mu izina rya Yesu. Genda. 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 Mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu yabaye mwiza. Ubuzima bwe bwose turabona nabi. Mu izina rya Yesu. Agende yemye. Agende yemye. Kubw'imbabazi z'amaraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Genda. Maraso ya Yesu aho ubuzima bwe. Mbabazi z'Imana zimwemeje. Mitwaro bamuhekesheje. Kurwa no gusigwa. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. mureke dukomere Imana yacu amashyi cyane. Ayo mashyi arimo intege nkeya. Twongere kuri ayo mashyi tuyakomere Imana n'akandi kenshi cyane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Mwicare mu Imana ibagirire neza kandi bahereze umugisha. Ejo tuzatangira saa 4. Abakozi b'Imana bose bari aha bahari gukora. Amen. Uyu munsi twatangiraga, ariko birashoboka ko ejo nukerererwa uzabura aho wicara. Kandi imvura, ubwo rero niba utenda kunyagirwa n'imvura yo hanze hariya uzaze kare. Amen. Kubw'ibyo rero mureke dufatanye dushimire Imana yabanye natwe, tubikomera amashyi mu izina rya Yesu.